burangiye kenshi ngaruka kuri no tangazamakuru ryanyu ry'imyidagaduro yego bro Knowless yarari mu bantu bitabiriye iriya show yarari muri arya sashize iminsi 2 ningahe ni ibiri noneho umunyamakuru umwe nari buvuge aho kugira ngo abone byacitse yabaye ahubwo ajya kubaza Knowless ngo sinzi niba ndi gutandukira cyangwa se oya biri mu mujyo nose si byabereye aho kugira ngo ubaze Knowless ino show n'ubwa mbere ibaye irebe ukuntu itabiri wayibonye ute ahubwo ajya kubaza Knowless ngo abantu bari kuvuga ko wowe uri umuhanzi munini kurusha The Ben come on nyiga ibaze ko Knowless yavuze imana wabonye yashyizemo discipline ariko yabonye nk'umuntu ikintu amubajije abona aravuga ngo se mani mwumva kugereranya abantu nta kintu bibatwaye biratangaje sibyo yego ariko ntabwo bitangaje ugeranyeje n'izina ry'umuntu wateguye ibyo wagikoze yego you get me yeah I got you biratangaje ko nyine biratangaje ariko ntabwo bitangaje ugeranyeje n'izina rya Sherry Silver yes wagiteguye kuko agomba kuduha ibintu nka biriya sibyo yego urumva ko bya confusinze abantu ntabwo bisanzwe yego uriya mukobwa ataduha ibintu bimuze kuri ase yaduha iki wowe ugerera utekereje neza niwe muntu mu banyafurika bakeya nako reka mvuga ari abanyafurika bagiye bafata media yo muri Amerika ni bake ba Econ nabande kumva bavuye bataravukiyeyo yego bavuye hano akagenda agafata media urabizi ko ari umuntu wakoranye indirimbo wakoranye na ba Kendrick akorana ariko no mu general This is America ariko abantu benshi barabizi zira ndirimbo niwe wabikoze yego ni umuntu ufite izina ryo ku rwego ruri international yego no kuvuga ngo ave hari aze mu Rwanda yego bro ntago yaje kubera ko yabonaga ariho hari amafaranga mu Rwanda yaje kubera favor gukunda igihugu no kuzamura abandi bantu shazi bano umukire sinavuga nageza nkubwira abakire sibyo ashaka umaze imitsi wiharaje kumbwira abakire pe aje gusanga buri abakire ugomba ariko abakire ni bake mwana kandi nabo barabikunda iyo tubivuze shazi bano hari rimwe na ba Miss Jolly ba The Ben urumva nawe ari muri burara aho ngasha kuba nabarusha kubica ariko nuko The Ben watavugwaho ariko uriya mukobwa nari mu bantu b'abakire noneho barambuye akaboko bagahana abandi yego show muri make show yari fresh ntabwo tutavuga ngo byari imeze gutya yameze gutya abantu bose babibonye ahubwo icyo nshaka ngiye kuburyo biri kuvugwaho siko ndi kubishaka yego ngende kumva yakabari bigere no mu bindi bihugu by'abaturanyi byibuze sibyo kurya n'abantu bafite mu nshingano imyidagaduro babimenya ko hari ikindi kintu cyahindutse ariko akanya mukanya uraza gusanga inkuru iri kuvugwa ari agasuku na jihad ko bari gutukana bari guhana ba nyina ariko Bruce Melody naramubuze after depression n'indirimbo yakoranye na Diamond ikizere cyayo cyo gusohoka kigenda kiyoyo baryita gukendera yes after depression y'indirimbo yakoze imuhenze yego imuhenze imugoye none gusohoka bikaba byaragoranye mbere muri Tanzania hari amahoro indirimbo byaragoranye kisohoka yego bitewe nuko batubwiye yuko timing zabo ziri gutandukana Melody yabaga ready gusohora akenshi Melody we yabaga ready kwanza Diamond nk'umuntu umusitari cyane bura Diamond yafite n'ukuntu yabagoyemo we akaba atari kuboneka rimwe na rimwe twumvisha yuko yongera yashaka ko ndirimbo ica no kuri channel ye biragorana saba andi mafaranga bra nyine byaragoranye nawe reba indirimbo yakorewe barayitangaza urumva byanga bikunda harimo ikibazo cyabaye kugeza ubwo Bruce Melody yacitse intege zo kuba yasohoye indirimbo usibye ko iriya ndirimbo acishijemo ya wa mpeti Lodi nisindiye ariko ubundi urabona ko Bruce Melody ameze umuntu wacitse intege kubera iriya ndirimbo ibyo byose bikitwa depression yes none aka kanya Diamond ni umuntu udakunzwe n'abantu bo muri Tanzania kandi yo public ya mbere afite buriya nubwo abafite n'izindi zo hanze ariko icyo bita base bamureba mbere ni umuntu udakunzwe n'abantu iwabo ntabwo ushobora kumbwira ngo Diamond ari mu buhungiro yego already yo kugira ngo indirimbo isohoke I promote buretse
Diamond iri mu buhungiro yego yaranahunze yarahunze ari muri Mombasa ajyanye na timu y'abantu 20 bakorana na papa we na mama na Emini na mama we na Bazucu barahunze barimo no se Diamond ariko bari muri Tanzania aka kanya n'ukuntu yahigishijwe uruhindu ashaka gutwika ibikorwa bye nakwe ngo nokajya mbaza ibintu nuko ajya kumbaza ibintu bya showbiz ujye banzuzane imizina The Ben tubone kuvuga ibintu The Ben. Hello Open TV wogwan munsi imbere yanyu hari Kafulu nanone namwizaniye Kafulu wogwan fresh mezete ndakureba kabisa ndakureba ikiza twamenyeranye none ntabwo kiri kongora none maze kukubona urasa neza byane yego gutuma yami urasa neza kabisa ndasimbe guhisha hari igitaramo ngiye guhita meraho nkubasa ni igitaramo cyateguwe na Sherry Silver nanone mu muryango wa Sherry Silver Foundation bita The Silver Gala ni igitaramo gifite imiteguro itangaje cyabaye mu buryo butangaje cyakigamije entertainment fashion no kuganira ku bantu basanzwe n'abadasanzwe ubwo nabo mu nzego zo hejuru n'izoroheje abantu bagahura nyine bakentertaininga bakaganira bakenjoyininga harimo abahanzi batandukanye ba Kivumbi King ba Rose Kana ba Chrissy n'abandi benshi ba Masamba ndetse na rya tsinda ry'abari abana bo muri Sherry Silver Foundation ndashaka kukubaza ibibazo bibiri cya bitatu biraterwa wakibonye uti ugereranyije n'ibindi bitaramo The Ben yarakirimo se wapi nakwe ngo nokajya mbaza ibintu nuko ajya kumbaza ibintu bya showbiz ujye banzuzane imizina The Ben tubone kuvuga ibintu The Ben se none yakoze iki The Ben bite The Ben wowe The Ben none yakoze The Ben indirimbo yobariza showbiz byo kose urizarihindure nibagiye ko wabimbwiye cyagiye okay let's go nujya kumbaza bya showbiz ko byagenze kose yaba ari matara ujye banza uvuge nangize uvuga ati The Ben yes okay The Ben yeah okay ngansubiza Lashboy Kafulu ni gute wabonye kiriya gitaramo ugereranyije n'ibitaramo bitari bike bisanzwe bibera mu Rwanda bike yego bike ariko ngereranyije n'igihe byahereye nyine ntago ari bike ni byinshi cyane yes ikintu cya mbere nabanza kuvuga yego biratangaje sibyo yego ariko ntabwo bitangaje ugereranyije n'izina ry'umuntu wateguye ibyo wagikoze yego you get me yeah I got you biratangaje ko nyine biratangaje ariko ntabwo bitangaje ugereranyije n'izina rya Sherry Silver yes wagiteguye kuko agomba kuduha ibintu nka biriya sibyo yego urumva ko bya confusinze abantu ntabwo bisanzwe yego uriya mukobwa ataduha ibintu bimaze kurase yaduha iki utekereje neza niwe muntu mu banyafurika bakeya nako okay reka mvuga ari abanyafurika bagiye bafata media yo muri Amerika ni bake ba Econ nabande kumva bavuye bataravukiyeyo yego bavuye hano akagenda agafata media urabizi ko ari umuntu wakoranye indirimbo wakoranye na ba Kendrick akorana ariko no mu general This is America nago ariko abantu benshi barabizi zira ndirimbo niwe wabikoze yego urumva rakiri ni umuntu ufite izina ryo ku rwego ruri international yego no kuvuga ngo ave hari aze mu Rwanda yego bro ntago yaje kubera ko yabonaga ariho hari amafaranga mu Rwanda yaje kubera favor gukunda igihugu no kuzamura abandi bantu kugarura amafaranga mu gihugu mbese oya gufata izindi mpano akazizamura ariko afite challenge imwe yego urumva kubera kubera ibintu yakoze maybe ni umukoro ku bandi bantu ariko n'abantu bake babishobora atari kuvuga ngo na amafaranga ngo cyangwa iki ahubwo imitekerereze mentality yes yego urumva abandi bantu bafite ubushobozi bwo kubikora ahubwo se ariko ikibazo gihari batekereza kubikora yes yego batekereza kubikora yego rero ngewe impamvu kuvuga ngo ntago bitangaje suko bidatangaje ariko biratangaje kuri twebwe
ariko wasanga nka Silver we ahubwo abibona nk'akantu ko gutangira uri kumva ubutaza duha ibindi bintu birenze yego ko turi kubona nk'ibintu bitangaje ko ni bishyashya mu maso yacu yego yego ariko we noneho ashaka we abifata nka test yego you know what I'm saying yo kubanza agatestinga nyine bimeze bite noneho wakibaza umuntu kwiga ikibuga wakibaza umuntu ufite mane noneho ikibazo yego yego ahantu bimbabariza bino bintu nuko wanzanye muri ibintu byo mu mihanda n'amashowbiz yawe ntago nakuzanye ahubwo nasanze ufite amakuru bro ariko ntago nari ngiye abantu ibiganiro umaze gukora barabikuye kuza hano ngo nyine irwa mvuga bino ko buriya uzi ikintu kirushya yego no kuganira n'injiji yego mbo kuri iki tugarutse kuri icyo gitaramo pasha ureke yego ndasoza uriya mukobwa wakibaza ngo nari nkubwira ukuntu uriya mukobwa ntabwo ibintu naje kubikoreramo amafaranga mwana yego yaragiye akora ibintu bya danje biri ku rwego rw'isi mpuzamahanga ariko aravuga ati reka njya gusharinga iwacu yego yego waheruka kubona abahanzi bari guperforminga apana biriya byacu na muzika waheruka kubona performance z'abahanzi ryari ku rwego nyine ku rwego wabibonyeho ibintu bisirimutse ibintu bisa neza noneho ibintu bigamije gufasha umuryango ufasha abana noneho ikintu gitangaje wenda buriya cyaba nk'inkuru ni ukuntu abantu mwitanga abanyamakuru ba media yego kiriya kintu uri busange kiri kuvugwa gakeya cyane batakivuga ahubwo batakivuga ni ukuntu uri busange nk'abantu hari ukuntu abirebye gatoya ahubwo ushobora kuba wandishije kubibona mu bantu bo mu mico na siporo abayobozi abaminisita arabo ugeze ubona yora oya hari abantu bakomeye benshi ni kuvuga mu nyine yego mu ruhande rw'abanyapolitike bafite mu nshingano yego bariyo ariko abo tumenyereye amasura yabo nizo za minisiteri zikoramo abantu benshi hari igihe uwo minisitiri ataboneka ariko akohereza umuhagarariye gusa abo tuzi amasura bo nabona basi bareka twere kujya ariko batabaye bahagiye byaba ari ikosa urumva byaba bigaragara ko nta support batanga ku myidagaduro yego ariko sinshaka kubyanzura ko ntabwo nabikurikiranye neza cyane yego ari maze iminsi ndi busy ukumva noneho bira ni ibintu biteye ubwoba ukumva yego harya show yitwaga the Silver Gala njyewe uriya mukobwa tunabivaho uriya mukobwa nta kindi kintu yaduha kitari kiriya yego kandi ndagusezeranya yuko we urumva ni ubwa mbere buri ikintu uteguye bwa mbere ubu ari nko test noneho ukuntu kibaye success sibyo noneho umbwire ngo nabikora bwa kabiri arongera atumye abantu nyine yahaye value man imyidagaduro nyarwanda ariko sinzi niba turubashe kubyumva neza twebwe nk'abana bo mu myidagaduro ngo tubigire ibintu tubikabirize cyane ko nicyo bikwiriye tubivuga cyane kugeza n'ibukuru babimenye ko imyidagaduro iriya ni value yahaye abahanzi buri muhanzi wese wa performance hariya hari irindi buye yafashe afata inyubako yari iri ahantu aryongeraho cyangwa itafari buri muhanzi wese wa performance hariya urumva mani ukuntu bari clean noneho ibintu binateguye neza n'abantu ubona basa neza na value y'umuntu wese waririmbye waciye hariya umuhanzi wabashije kuhagera na value yazamutse noneho burangiye kenshi ngaruka kuri no tangazamakuru ryanyu ry'imyidagaduro yego bro Knowless yarari mu bantu bitabiriye iriya show yarari muri arya sashize iminsi 2 n'ingahe ni 2 noneho umunyamakuru umwe nari buvuge aho kugira ngo abone byacitse yabaye ahubwo ajya kubaza Knowless ngo sinzi niba ndi gutandukira cyangwa se biri mu mujyo nose si byabereye aho kugira ngo ubaze Knowless ino show n'ubwa mbere ibaye wayibonye ute ahubwo ajya kubaza Knowless ngo abantu bari kuvuga ko wowe uri umuhanzi munini kurusha The Ben ibaze ko Knowless yavuze wabonye yashyizemo discipline ariko yabonye nk'umuntu ikintu amubajije aravuga ngo se mani mwumva kugereranya abantu nta kintu bibatwaye kwa kundi nyine uvuga ati ntabwo ndibwaga kumusubiza ku bushobozi bwe nabonaga ari nka out of camera yari kumubwira nka nabe ariko yavuga ati kuki ariko n'uwo munyamakuru ari strange sinibaza umuntu muzima
tuzi intego y'igitaramo tujemo njyewe ntakubeshye kubera ko nta wundi muntu ku giti cye wari wategura show nk'iriya y'insirimu kuriya numva ko byakabaye ari ibintu igihugu cyahiye mwana ku matiki turajya turi kubonaho nyine ati ni nyingo yaje mu mujyi mwana ikintu kidasanzwe kuvugwa ari byo bintu biri kuvugwa noneho umuntu yateguye show atari amafaranga ushyira mu mufuka we reba abana bose supportinga reba abantu bose bibonyemo hariya value haye abantu bajemo hariya sibyo ngewe nabikunze mane ntago nzi ikintu navuga kuri uriya muntu kereka tubivuze nk'umunsi wose noneho ikintu gitangaje nyine nuko ayo mafaranga yose buriya hari abantu bakora ibintu ku Shiraziva ni umukire nagezanya nkubwira abakire ashaka umaze iminsi wiharaje kumbwira abakire pe aje gusanga buriya abakire ugomba ariko abakire ni bake mwana kandi nabo barabikunda iyo tubivuze Shiraziva ari mu rimwe na ba Miss Jolly ba The Ben urumva nawe ari muri buriya aho ngasha kuba nabarusha kubica ariko nuko The Ben watavugwaho ariko uriya mukobwa nari mu bantu b'abakire noneho barambuye akaboko bagahana abandi show muri make show yari fresh ntabwo utavuga ngo byari bimeze gutya bimeze gutya abantu bose babibonye ahubwo icyo nshaka ngiye ku buryo biri kuvugwaho siko ndi kubishaka ngende kumva yakabari bigere no mu bindi bihugu by'abaturanyi byibuze sibyo kurya n'abantu bafite mu nshingano imyidagaduro babimenya ko hari ikindi kintu cyahindutse ariko akanya mukanya uraza gusanga inkuru iri kuvugwa ari agasuku na jihad ko bari gutukana bari guhana ba nyina iriya show yari show iteye ubwoba ku buryo ki wasangaga nka tebo y'abantu 8 ari 1,200,000 kandi noneho amake yararimo cyangwa se ameza yararimo make urumva cyangwa se ba bantu ku giti cyabo niko nabyita bari 120,000 mbese okay reka mbyite na regular nanye uvuga ngo ingege na regular zari zihari ntago hari abantu basanzwe cyari gitaramo cyisa kiri smart kirimo n'abantu bari smart ba bantu wa muntu utanga amafaranga atari ukumwinginga utari ngombwa ugenda umarika ama promotion y'ahantu n'ahandi ari ba bantu ku bushake bwabo nabo babonye umuntu nyine wateguye ikintu bakaza babishaka icyo nabivuga ibyo bintu yego iriya ni challenge aba yatanze no kuvuga ngo ibyo arumbajije by'amatebo n'amafaranga menshi cyane abantu bishyuye sometimes abantu bajya bategura ibintu nibyitabirwe yego abantu bakagira ngo abantu bateguye bakagira ngo abanyarwanda ntabwo bakunda imyidagaduro barayikunda ahubwo ni iki wabahaye yego amafaranga bishyuye n'ibyo wabahaye basi birangana sometimes banga kuza kubera ko bashidikanya ku mitegurire bitewe n'ibyo babonye mbere yego uriya muntu rero reba sho amaze kuduha muri arena yego urumva yego ejo bundi yasho yabaye muri arena yarapomina abana be baperforminzemo harimo na ba Kevin Kademu oya move what ni Move Africa yes abonye sho yaduhaye nyine bike yaramaze kutwereka abantu byagaragaje ubushobozi afite bamugira icyizere cyuko ibintu bye nyine bidashidikanywaho yego yego rero ni umukoro yatanze ku bantu bo mu myidagaduro bamenye imitegurire y'ibintu hari udushya twagiye tugaragaramo nko kubona nk'umupira w'ikipe ya Paris Saint-Germain kuko yasinweho n'abakinnyi gusa bawuteje cyamunara yarenga $1,000 ibyo bintu urumva umugani bisanzwe ntago bisanzwe ahubwo bari kumbaza ngo nkako gakoryo si kamwe mu twabaye ni kamwe mu twabaye hari undi muntu wategura ikintu nka kiriya ufite ubwo bushobozi uhari wowe nzi n'umwe wabikora bigakunda kuriya mu Rwanda ubwo ni babiri nyine Shiraziva nande ubwo na The Ben udashidikanya kuri The Ben hadi ibintu byiza sinamushidikanyijeho ariko rero nyuma y'abantu mvuze nta wundi muntu ujya wabishobora ahubwo ntago ari umukoro mwiza yego tufite amahirwe ko
Sherry Silver ahari mu Rwanda kandi ari umuntu uri ready gusapote wagiye ubona support ba Element agira gute Element yavuze ko kujya muri video nta n'ijana yamuhaye yego yari support gusa yego nta mafaranga nyine nagabuza amafaranga kubera ko tudakunda kwiga cyangwa dukunda gusuzugurana akabona umuntu atakurenze tuvugisha ukuri mukobwa yagaragaje ko imitegurire y'ibintu bye iri ku rundi rwego tandukanye n'indi mitegurire iri ku rundi rwego rero nge byakabaye ari umukoro mwiza ku bandi bantu bo mu myidagaduro yego cyane gutyo mbyumva urakoze ikindi wenda numva nakubazaho ni wenda tujya tubona abantu n'abandi aho bari n'iki ariko Bruce Melody naramubuze noneho n'ifoto ye reka na twatuye interview yitangiraga reka nyine Bruce Melody yarabuze after depression ijyanye n'iki after depression ni indirimbo yakoranye na Diamond ikizere cyayo cyo gusohoka kigenda kiyoyoka gikendera baryita gukendera yes after depression y'indirimbo yakoze imuhenze yego imugoye none gusohoka bikaba byaragoranye nakizere karegari yuko ashobora gusohoka mu minsi mikuru yego nako kayoyutse niyo makuru mfite nkesha inshuti zanjye zo muri Tanzania ayo makuru subwo ni yaba ari nk'inzozi mbi cyangwa Halloween ku banyarwanda ibyo reka mbisobanure kuko abantu kenshi baba bakeneye gusobanura iyo uvuze ibintu bisaba ko unabisobanura yego mbere muri Tanzania hari amahoro indirimbo byaragoranye ko isohoka yego bitewe nuko batubwiye yuko timing zabo ziri gutandukana timing ya The Ben na timing ya Bruce Melody apana ya Diamond na twavuze Diamond na Bruce Melody Melody yabaga ready gusohora akenshi Melody we yabaga ready kwanza yego Diamond nk'umuntu umusitari cyane bura Diamond yafite n'ukuntu yabaguyemo bafite schedule we akaba atari kuboneka yego rimwe na rimwe twumvisha yuko yongera yashaka ko ndirimbica no kuri channel ye biragorana saba ndi mafaranga bra nyine byaragoranye yego nawe reba indirimbo yakorewe barayitangaza rumva byanga bikunda harimo ikibazo cyabaye yego kugeza ubwo Bruce Melody yacitse intege zo kuba yasohoye indirimbo usibye ko iriya ndirimbo yacishijemo ya wa mupeti Lodi nisindiye ariko ubundi urabona ko Bruce Melody ameze umuntu wacitse intege kubera iriya ndirimbo ibyo byose bikitwa depression yes none aka kanya Diamond ni umuntu udakunzwe n'abantu bo muri Tanzania kandi yo public ya mbere afite buriya nubwo aba afite n'izindi zo hanze ariko icyo bita base bamureba mbere ni umuntu udakunzwe n'abantu iwabo yego ntabwo ushobora kumbwira ngo Diamond ari mu buhungiro yego ari ready kugira ngo indirimbo isohoke I promote buretse Diamond iri mu buhungiro yego yaranahunze yarahunze ari muri Mombasa ajyanye na timu y'abantu 20 bakorana na papa we na mama na mama we na bazucu barahunze barimo no se Diamond ariko bari muri Tanzania aka kanya n'ukuntu yahigishijwe uruhindu ashaka gutwika ibikorwa bye hanyuma rero ubwo Bruce Melody nyine umva manze ndangiza inkuru ntago tuzi n'aka kanya muri Tanzania haracyari imyivumbagatanyo tutazi ngo izamara igihe kingana gute yego ngano ubu akangiza ikintu gishoboka nuko Bruce Melody yayisohora akayipromotinga kuri level yiwe tukayumva nk'abanyarwanda i Kigali bikarangirira aho ngaho kandi yabahombye promotion y'iki public y'i Kigali ntago ihagije kugira ngo ayo mafaranga agaruke ku ndirimbo yakoranye na Diamond icyo byamusabye yego ntabwo ugiye kunyumvisha ukuntu Diamond ari mu buhungiro ari ready nawe ubwo utari gusohora ize ari ready yo kujya avanga iyo ndirimbo n'isohoke ayikore promotion adakunzwe mu gihugu mentally ashobora no kuba atari no kuyitekereza koko nubwo tuvuga ahanganye n'ubuzima bwe yego n'ibikorwa bye biri gwangirika kandi nubwo tuvuga iyo ya Bruce Melody hari n'abandi baba bafitanye imishinga none ubwo mvuze ko umuhungu afite depression nabangiye kure y'ukuri ubivuze neza ntabwo waba ugiye kure y'ukuri kuko ukuri nyine si ibintu byumvikana ni ibintu nyine ushobora kwestimate noneho ubwo nyuma y'izo cyane zose tuvuze urumva wowe ugereranyije iyo ndirimbo izasohoka ryari ko tazi akavuyo kari muri Tanzania igihe kazarangirira kugira Diamond isagaruke muri mudu no kongera kwiyunga n'abaturage byo bizasaba igihe kingana gute
uzi ko niba ushaka kuzasohoka iyo style bayikozemo itakigezweho noneho dore ibyo nibyo bijya biba mu miziki ugakora boro inaguhenze uko uyitinza insirima mwayikozemo ugasanga hasohotse izindi ibyo bintu birakora cyane ya baba Bruce Melody wacu ariko bro abahanzi bahura n'ibintu bikaze cyane n'imvune oya nagara abahanzi buri kazi kose kagira challenge bro kagira imvune zabo kagira nyine uburyo kagoranamo abasirikare bafite uburyo baseruinga aba nyine buri abacuruzi nyine niko isi imeze so none ni iki nk'umuntu uri kubibona muri iyo angle nihe nama wagira Bruce Melody mu buryo bwo kugira ngo ataguma muri ubwo bwigunge bro kuko ni umuhanzi mwiza tudacunze neza twanamubura nyine ukurikije ayo makuru ari kuvugwa cyangwa ibyo turi kubona muri Tanzania nuko nawe turi kumubona inama namugira yasohora indirimbo ko twebwe turi mu mahoro urumva yasohora indirimbo ze agasubira ku mujyo we uko buriya hari abantu tuzi ko ashobora kumara imyaka cyangwa ibiri adasohoye indirimbo yagaruka igihe azayisohorera abantu bakongera bakamwakira cyangwa bakamwumva ntabwo melody ntabwo arabigerageza ngo tubone niba byamuhira cyangwa byakanga nuko nazi ino minsi ikintu cyababayeho bose bararyamye usibye Juno nabonye yasohoye akaririmbo ariko abandi bose bararyamye ariko yaba ari kuvuga ngo abandi bari kuri move Melody akabacecetse gutya ashobora kuba byashobokaga yuko ariko mugani nubwo tuvuze Melody wenda nuko ari mu bahanzi bakuru nyine bita wowe bigaragara n'uburyo yanasohoragamo indirimbo byikurikirana nyine bigahita bimurega ariko industry yacu nta kintu kirimo kandi nabyo bishobora kuba bifite aho biva bakiriko baraje barabaza ngo nize ndirimbo z'abanyarwanda zo gucuranga i Burundi baravuga ngo ntazo abanyarwanda mwe numva babifashe nabi nose niba ntatwe ntazo ubwo urumva Burundi ariho ziri je nta kibazo nagiranye na kiriko yavugishije ukuri mu gihe zari zihari zarakoraga ariko natwe bwacu twazibuze natwe nazo turi urumva handi none abantu ngo yaje ngaravuga ngo ndirimbo zose ni crisis nyabake yazikata ku ruganda ku buryo koko usanga abantu bose basinzira ni ikihe cyorezo cyaza kikajya muri Bruce Melody kumanuka kugeza kuri ya mano wari utangiye gufata abo bantu bose bari hagati aho icyo gihiriri ugasanga bose nyine je mafu mwana sibyo hari ukuntu rero hari ukuntu imiziki yo mu Rwanda igenda isinzira abajene bagaceka intege sometimes ugasanga uburyo bw'imitegurire nabo imitegurire yabo iri hasi ugasanga amafaranga babona ugasanga noneho abantu ba influencer nabo barabakasa ibintu byabo ntibavugaho ni kuri side yanjye niko mbyumva ugasanga abajene hajemo gucika nk'intege ariko ntago byakabaye bimeze gutyo bro urakomeza ugakora mwana sibyo urakomeza ugakora so rero kuri Melody njye numvaga indirimbo ya Diamond nawe yo gusohoka ikizere kiri hafi ya nacyo ariko urumva tuvuze abahanzi bose umugani hari indirimbo cyashya ya France Mood na Juno hakaba n'indi nanone itaravuzweho cyane ya Element bita Maso sinzi nyine kandi Element muri iki gihe Bruce Melody atarasora n'indirimbo nimwe Element adumaze kudukubitamo benge ebyiri ubone ukuntu byabitangiye kugenda siko yakuvuze ngo ikibuga gitangiye gucurama bano ba Element abantu bidasaba promotion nini yego isebyo bafite igikunda kurya indirimbo zabo no ya upload kuri YouTube gusa nagize ikintu ayivugaho abantu nyine abantu bagomba iragenda sibyo ariko ibyo binakwereka ko abanyarwanda babiteguye kwakira imiziki kuba indirimbo itagiye rero bro iba ari flop yego bro izina ryose waba ufite ariko indirimbo iri flop iba flop bro cyangwa tukabyita na target mbi yegiye ayisohoreye kubera ko nyine niba zisanzwe zigenda ukabona abahanzi bose baracecetse nta perfect time ibaho yo gusohora indirimbo ntago ari ku cyumweru si kuwa mbere si kuwa kane nta perfect time ibaho yo gusohora indirimbo ngo ikundwe ziri erega music it's a feeling bro ntago music ari ikintu work promotion ibaho umuntu akakumvisha ikintu cyane ari kumva ariko nabura nta kintu kiba gituma ushobora gukunda indirimbo kandi wayanze yego sibyo rero nta perfect time ibaho yo gusohora indirimbo ngo muri iki gihe runaka indirimbo yiri bufate irafata bo ubwo rero abahoze dukekeranya yuko baba bari mu rukundo nabo bakaba bisanze mu ndirimbo ari babiri
muke bande Juno no mvuga barazwi mu Rwanda kuvuga ngo mukekeranye nuko nyine kujya bara n'umugore n'umugabo barabana mu nzu bro iyo nkuru siri officiel uriya n'umugore n'umugabo barabana nyuma yuko Juno ibyo nari byanze kiracyana ngiye nkizi hari yagiye kwishumbusha bara ntago ari ugukeka hari abantu babana mu nzu bro kaba kantu baze kuvuga ngo Juno managing undi muhanzi ari uwuhewe nawe ubwe ntago ari Juno bura n'umuja murenze uri kumva Juno n'umuntu akaba ari mu ba top bura Juno ararenze abantu benshi cyane ariko nawe niba ari management yiwe mbi niba ari wowe managing cyangwa yanze kujya muri system bura uzi ko Juno ari mu game changer nkubwira ibintu Juno yahinduye muri music ahubwo noneho rero Juno niwe muntu wazanye zino silenge zimeze zijya muri rap azizana mu ndirimbo zo kuririmba ubundi ntago byabagamo sibyo ni Juno wabizanye buriya sibyo abantu benshi hari ukuntu badaha agaciro batabasha kumva neza ikintu umuntu aba yarakoze ariko bake babyumva babizi sibyo Juno ni umuntu ukora indirimbo hit after hit ariko ntabwo nzi ikintu asigaye nawe yariraye ku buryo ashobora kumara umwaka adasohora indirimbo ariko yigeze no gusohora album nayimara umwaka yarahiye ntibamuhana uzi mu bantu barwanyijwe sibyo barwanyije bakamufata bakamushyira ahantu hamwe bakavuga ati ntumanuke ntunarenga harimo Juno mwana kandi arabizi noneho buriya Juno ni wa muntu udafite Juno ese yarirwanyije niba abantu se badashaka bashaka gufungira ahantu nawe ukabaye icyuho cyo gutinda gukora Juno nawe se reka nkubaze nk'ikintu kimwe nibo wenda hari gushaka kuvuga abantu bati fact hari album ya Juno yaje gahitinga buri indirimbo zose zari zigera muri 10 zose zikamenyekana yari hatanye na album ya Tom Close abantu batari bazo n'indirimbo nimwe barangije abantu baratangaza ariko cyo kuzaba dia bayicishije amazi baratangaza ngo album ya Tom Close ni album y'umwaka idafite indirimbo nimwe izwi ni gute kurwanywa birenze ibyo ngibyo noneho nawe bora Juno ntago afite abafana Juno afite abantu bamukunda Juno man ararenze ariko we sinzi niba man ari ukuntu uvuga ngo umuntu wenda abazi niwe ubuzi ukuntu atwara ibintu bye ariko nkatwe kuba wakanariza umupira si uko ubuzi kuwukina yego ubu ureba cyane nyine ukamenya ibiba rero Juno ahugiye mu gufata nyine uriya mugore uriya n'umugore we man barabana confirmed Kafuru afite amakuru yizewe yuko France Mundu na Juno babana wenda akanya kubera ko nta gatotsi karazamo ntago muri kuye ariko umunsi kajemo amabanga yose hanze muri mwe sibyo okay tubitambuke ariko icyo nabwira cyo irandirimbo ntago ari hit ariko bagerageje nyine yayikoze yasohotse cyane cyane ko muri iki gihe nsigaye mbona no kubona hit bigoye irandirimbo we Juno ntago ajya apfa gusohata akirandirimbo nyine siye ntago ari composition ziwe wenda ashobora kuba yagizemo uruhari ariko nakubeshye irandirimbo ntago ari hit na Afrika amaze gusohora aherutse gusohora indirimbo ari kumwe na Dramati nayo ntago yabaye hit nayo ni flop ariko byibuze biri kugenda gute kubera ko abo nabahanzi batatu bajya kungana ngiye kuvuga uwo Juno uwo Afrika n'uwo nanuza na Kenny Solo umaze igihe ubona kuna Kenny Solo yiryamye tamenye izo ari gupanga kandi yari umuntu usohora indirimbo buri gihe na Okama yadushukishije kariya kataramo yakoze urumva bita biva mu cyuho dore indirimbo yaciye ibintu ho gake icyumweru kimwe ni mazi ya nyanja nyuma yayo nta hindi turaba mazi ya nyanja yego ndakeka ko impamvu menya ariko nta competition ihari ariko na Morera ndumva Morera igenda icengera gake ntago yagurumanye cyane rero uko mbitekereza ku side yanjye nkeka yuko ari uko wenda nta competition ihari nyine indirimbo iri kuza ikaza ari yonyine abantu kumva ari bisanzwe nta ndirimbo ziri kuza ari nk'eshatu zihatana ngo nyine ducike urundo ngo tumenye ngo irarenze ese ni iki muri iyi si cyabaho ku buryo usanga umuntu wakundaga gusohora imiziki yaba uwo Juno yaba uwo Kenny Solo urumva bose biturije nyine nta cyabaye aka kanya ngiye ntago ari kandi mu myaka yashize
urumva mu gihe nk'iki imiziki ewa aka kanya twe ntabwo ntabwo dushobora kujyaho ngo tuvuge ngo ni iyihe mpamvu ni impamvu iyi iri gutuma adasohora indirimbo ntabwo twabimenye ariko mu by'ukuri ibyo bahugiyemo byose sibyo kuri side y'umuziki bari kuwica ibyo urabihamya amakuru twari tubafitiye nayo Kafuri iyo twahuye twaganira bukanacya ariko reka ndeke kumuhishinga reka mbasigire n'ibyejo n'ejo bundi kuko ahora afite amakuru yose ntabwo wayamuvoma babwira umuhanzi wa mbere mu gihugu nyine gushambuge The Ben nyine